ushobora kuba ukunda indirimbo za Karahanyuze aho ukaba utazi amateka bagiye bazihimba. Kuri iki kiganiro nagutegura kandi kugezaho amateka y'abahanzi baririmba indirimbo za Karahanyuze zakunzwe kera ndetse n'ubu zigikunzwe. Ibyo kubagezaho ikiganiro ntibyedera nk'ibisanzwe, aho kandi niba Rwanda tugiye kubana kuri channel ndagusaba gukora subscribe mu bindi biganiro bye bikugeraho kandi kugereho ku gihe. Muri iki kiganiro cy'amateka y'abahanzi b'indirimbo za Karahanyuze, ku mwanya wa mbere twateguriye amateka y'umuhanzi Twagirayezu Cassien. Twagirayezu Cassien ziri mu njyana zo hambere zicuranze mu buryo butuje, yavuze mu mwaka w'1956 mu Kiramu yahoze ari komine Musange muri perefegitura ya Gikongoro ni mu karere ka Nyamagabe. Ababyeyi be ni Rukebesha Atanaze na Nyiramyasiro Cecile. Twagirayezu Cassien atuye i Gikondo mu mujyi wa Kigali, naho yaguye tariki ya 12 Mata mu mwaka w'1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mukanaga n'abavandimwe 9, aba hasigaye 3 gusa, harimo umuvandimwe Dufitumukiza Kanutina na bashiki be 2. Twagirayezu Cassien wavukanye ubumuga, ubuzima bwe bwo mu buto yabumaze mu kigo cy'abafite ubumuga cya Gatagara mu myaka y'1960. Mu mwaka w'1970 yatangiye gucuranga, aho mu mwaka w'1990 yatangiye gusohora indirimbo ari kumwe n'inshuti ze zirimo nka Londres Landwari bavukaga hamwe, bakaba bari baranareranywe Gatagara. Baririmbanye indirimbo nyinshi harimo Muhoza wanjye wandutiye benshi, Umuntu nyamuntu n'izindi zanyuze ab'icyo gihe n'abubu kandi baracyazisubiramo. Umuntu nyamuntu s'uburebure, umuntu nyamuntu s'ubunini, umuntu nyamuntu s'isura nziza, s'indoro s'inseko ye sin'ingendo, umuntu nyamuntu s'umwe bose rishisha, s'umurenganya sin'umuriganya, umuntu ni nyamutima ukunda abandi. Umuntu nyamuntu s'umwe gica, winjira bagakangarana, s'umukubakubira mu nda ye, hafi mw'irembo bishwe n'isari. Abakire n'abakene usanga bisanga, ndetse n'akakagombera k'abantu ntawe umusaba ngo arinde asarara. Umuntu nyamuntu akunda amahoro, akayifuriza na bagenzi be, ahora ashaka icyamuteza imbere, ahora yamagana uburyamirane, mu mirimo ye yitwaza umutimanama, yirinde icyamusiga ubuhemu, ntabwo yironda ntarondaronda. Twagirayezu Cassien yatabarutse atarashinga urugo, yari mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko. Wabateganyaga kurushinga nawe yaguye i Gikondo azize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ku mwanya wa kabiri twabategura amateka y'umuhanzi Nkurunziza Francois. Nkurunziza Francois yavukiye muri komine Rukara muri perefegitura ya Kibungo. Avuka mu mwaka w'1951.
yize amashuri abanza i Rukara, ayisumbuye ayakomereza i Rwamagana, yasoreza Groupe Scolaire Butare, aho naho yigiye gucuranga gitari. Nkurunziza François yatangiye kuririmba mu mwaka w'1970, aho mu mwaka w'1978 yamaze kugira indirimbo zisaga 40, harimo Kuko nagiye i Buganda, Amahoro ku giti cy'umuntu. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Mahirwe yanjye abandi barushywa no kuvuka, naho jyewe nduha buri munsi kugeza gupfa. Ndahendahenda amahirwe yanjye, ariko akanga kunsekera. Ndahendahenda amahirwe yanjye, ariko akanga kunsekera. nari ntegereje amahoro n'izindi nyinshi yatumye amenyekana cyane, yitwa Kuko nagiye i Buganda, yaririmbye mu mwaka w'1973. bambariye bambeshye n'ugiye i Buganda, bataye ubutindi ndararuka ngiye i Buganda, ndararuka ngiye i Buganda. Beshya abantu b'iwacu ko ngikiga, bantwara ibintu bamana amafaranga ndayambukana. Kuko nagiye i Buganda, bajyaga bambwira ngo bavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukamba. Ndararuka ngiye i Buganda, ndararuka ngiye i Buganda. Basagamba ararangenda ndaraguzwa, ndinganyera mu mujyi Kamara na Mirembe. Kuko nagiye i Buganda, mu gitondo nagira akazi k'ububoyi, hashize imyaka 2 ndagaruka, izo mbeshye ngo namburiwe mbarara. Kuko nagiye i Buganda. Nkurunziza François bakaba mu gihugu cy'u Buganda. Ku mwanya wa gatatu mu kiganiro cy'abahanzi b'indirimbo za karahanyuze, abategura amateka y'umuhanzi Rwahita Theophile. Rwahita Theophile wamenyekanye cyane mu ndirimbo Uyu mwana niwe mahoro. Ku itariki ya 10 Nyakanga mwaka w'1947, avukira muri komine Giciye, prefecture ya Gisenyi, ariko umuryango we waje kujya Ibyumba kubera akazi. Rwahita arahakurira, ahiga n'amashuri abanza. Mu mwaka w'1959 Rwahita agize imyaka 12 yagiye kwiga mu seminari nto y'i Kabgayi, ariko ababyeyi be n'abavandimwe bane baza guhunga imvururu zo muri iyo myaka muri Uganda. Rwahita ari umwana wa kabiri, asigara mu Rwanda wenyine. Mbere y'uko bahunga, ise yasabye abafurere b'aba Josephite bari baturanye Ibyumba bazamumenyera umwana, nabo babimufashamo bishinga bagenzi babo bari bafite ikigo cy'imfubyi Kabgayi, aho yagumaga mu gihe abandi babaga bagiye mu biruhuko. Aho yarahabaye kugeza arangije kwiga.
Teofile amaze kubona akazi agiye gushaka ababyeyi b'i Bugande. Gusa arindwi atababonye aragaruka, muri we yibwira ko bapfuye batakiriho maze arabyakira. Iyi nama yo kuba hari imfubyi atangira kuririmba no gucuranga, ariko yahimbye indirimbo ye ya mbere, Umwana niwe mahoro. Indirimbo amaze kugera kuri Radio Rwanda, ababyeyi be barayumvise, bamenya ko ari Rubayita, bandikira radio bayisaba ko babwira Rubayita ko bakiriho, maze barabimukorera. Nyuma yaje kubifashwamo n'umugabo wigeze gukina muri Kiyovu Sport Kamatari, twaraga amakamyo, amufasha kubona ababyeyi be. Gusa yasanze nyina yaritabye Imana, azana se aramwubakira, ashaka n'undi mugore. Gusa bose babishe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse na Rubayita Teofile baramutemye bamusigira ibikomere byinshi, aribyo byamuviriyemo kanseri yaje kumwambura ubuzima mu mwaka wa 2010. Usibye Umwana niwe mahoro, Rubayita yahimbye izindi ndirimbo nyinshi, harimo Nzigira i Kigali, Kure y'amaso, Maranyota, Munsi nagarutse, Saliramu n'izindi. Gusa nyinshi muri zo ntizigeze zigera kuri Radio Rwanda. Rubayita yasize abana babiri, aribo Rubayita Francis Victor na Rubayita César, bigeze gukina mu ikipe y'igihugu ya volleyball. Yabyaranye n'umufasha we Mujarid Dacienne, bashakanye mu mwaka w'1975. Gusa umugore we n'abana bose baracyariho. Mwanya wa kane hariho Buzizi Kizito, waririmbye Kana kanjye k'ikinege, Nimubyuke burakeye. Nimubyuke burakeye, dore inyombya ziravuga, inkoko zikabika, imisambi igahiga, inyoni z'umuseso, izo mwumva zisakuza, zisaba Imana kuzifasha, kwizihiza ifunguro ryo kuzitunga. Rukundo Bambe. Rukundo Bambe ni rwiza cyane, yabarwarambaga disi ntirushire, Rurema yaremye urukundo ashyiramo byinshi biryohereye. Rukundo mama ni rwiza cyane, yabarwarambaga disi ntirushire. Umugisha burya. Umugisha burya uravukanwa, umugisha burya ni nk'ingabire, ab'Imana yahaye barawuvukana, bakazarinda bawusazana. Hari iby'isi mbona binyobera, hari iby'isi mbona bijija cyane. Ngwiyo Rurema arangije kukurema, imigisha uzabona arayikugenera, ahari ugukira ugatunganirwa, ari no gukenuka rindurunduka, ari no gukenuka rindukenuka. Umugisha burya uravukanwa. Ntegereje kugoza. Ntegereje ihogoza, uwo mwana wanzonze, nyina w'abasare niwe nyina w'abeza, nyina w'abasare uri nyina w'abeza, imbabazi nyinshi zamwuzuye ku mutima. Ntegereje ihogoza, uwo mwana wanzonze, nyina w'abasare niwe nyina w'abeza. Icyampa uwo mwana n'izindi. Buzizi Kizito yavutse mu mwaka w'1954, avuka kuri Senibori Mariko, nyina witwaga Mariam, avukana n'abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Mu mwaka w'1959 umuryango we wahungiye i Bugande, aho ariho yiga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Mu mwaka w'1955 yavuye i Bugande, ageze mu Rwanda yakoze akazi k'ubushoferi mekanisiye, akoze kuri Radio Rwanda mu mwaka w'1955 kugeza mu mwaka w'1977. Mu mwaka w'1975 Buzizi Kizito yashinze urugo, ashakana na Juliana Saidat, babyarana abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Gusa yaje kwitaba Imana ku itariki 4 z'ukwa kane mu mwaka w'1996. Umufasha we n'abana bose baracyariho. Mwanya wa gatanu hariho niyo Mugabo Filemo. Mugabo Filemo yavutse mu mwaka w'1965,
Bugeramo yahoze ari komine Mabanza muri prefecture ya Kibuye, uri mu karere ka Karongi, ntara y'Uburengerazuba. Akaba mwene Nzabahimana Simeon na nyina witwaga Irene. Filime yatangiye gucuranga gitari mu ishuri ry'icyumweru hamwe n'abandi bana bakiga amashuri abanza. Bakomeje mu ishuri ryigisha gushushanya rya Nyundo. Yaje gukora gukirigita gitari mu buryo bwagutse, aho yabyigishijwe n'umuhanzi witwa Bigarura Iberi waririmbye ukabaho kaba intwari, niwe wamwigishije neza, hamwe na mwarimu we Bushaija Pascal waririmbye Elina. Elina mwana nakunze, Elina mwana ngikunda, bizukuri sinumva amabwire, magambo y'abantu agiye gusanisha umutima gusa. Niyomugabo Filemon yashinze urugo mu mwaka wa 2000, akaba yararushinganye n'uwitwa Jacqueline Jadosi. Ubukwe bukaba bwarabereye mu gihugu cy'Ububiligi, nyuma akaza kwimukira mu Buholande, ari naho yakomereje inganzo ye. Niyomugabo Filemon yamenyekanye cyane mu ndirimbo Ibyiza nagiriwe, Garuka mu nzira, Ngwino, Zirikana ibanga. Ubukwe bwacu yaririmbiye mukuru we yarushinze, n'izindi zifite ubutumwa bitewe n'ibihe byariho. Filemon yakoreye televiziyo y'u Rwanda, aho yari nk'umuhanga wa televiziyo. Filemon indirimbo ya nyuma yahimbye Umusabe yakoreye mu Bubiligi isa nk'iyamujyanaga mu ijuru, kuko yaje kwitaba Imana nyuma gato, aho yitabye Imana mu mwaka wa 2001 asize umwana umwe w'umuhungu witwa Olivier Niyomugabo. Icyo gihe se mubyara ngo yiteguraga no kujya kumuhemba. Kubaho burya ni byiza, iyaba hahoraga umunezero. Hari byinshi bidutera guhangayika, gusa tujye twihangana. Ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, nkagira ubwoba mu mutima wanjye, ngahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. Gerageza gutumbira mu ijuru, muvugane n'iyandemeye. Ako kanya umwanzi akamvagira, akanyereka ibinzira n'umutima. Ndasaba kumunda wese kunsabira, uwo mubisha ankureho amaboko. Ndashaka kuba uwapfiriye ku giti, munsabire ntazasigara. Filemon hamwe n'abandi bose twavuze batakiri muri ubu buzima, tubifurije iruhuko ridashira.